Twongeye kubaha ikaze kuri channel yacu, wowe mukunzi wacu ukurikirana channel yacu ya Keza TV Show. Tubahaye ikaze, ngewe uri kubaha ikaze nitwa Josiane Iradukunda. Nkaba uyu munsi rero nabategura ikiganiro noneho gikaze cyane. Mushaka kwibaza se ko turi nta biryo turi kubona, nta mitako turi kubona. Tugiye noneho kubereka buryo ki ushobora gufata, ushobora kuba ahantu uri cyangwa se mu rugo hari imyenda ujya ubona ishaje, ukavuga nk'ishuka yaracitse, ikiringiti se cyaracitse cyarashaje sinkigikoresha, ukavuga ibingibi ni byo kujugunyana umwanda. Ntugakore iryo kosa, ntago ari umwanda, ahubwo uyu munsi ni nayo mpamvu nashatse kubategurira ikiganiro cya buryo ki ushobora gufata umwenda washaje, niba ari agapira, niba ari ikanzu, niba umva meme n'isutiye, iki ni cyari cyo cyose gishobora kuvamo umutako mwiza cyane. Wowe duhamagare utubwire ngo ko mfite iki kintu cyashaje nagikoramo uhe mutako, muzatwereke uburyo ki wakoramo umutako mu isutiye yashaje, uzatwereke umwenda w'imbere uburyo ushaka kuwukoramo umutako. Ibyo byose twebwe ahangaha, ntugafate ikintu cyose gishaje ngo ukijugunye, cyangwa ikintu umaze gukoresha ngo ukijugunye. Icupa ry'amazi unyweremo amazi ngo urijugunye, oya, ni umutako uba utaye. Niyo mpamvu uyu munsi nabateguriye ikiganiro cy'uburyo ki ushobora gufata ikintu cyashaje. Murabona ko iki ngiki kiri ahangaha, sinzi niba muri kubibona neza, ni ikiringiti cyashaje, bimwe bitaga rufuku bya kera, muri kubibona. Nicyo nashatse kugira ngo nze kubereka buryo ki ushobora gukoramo ivaze nziza cyane, ushobora gushyira imbere y'umuryango cyangwa se ukanayishyira no muri salo, ukayishyira muri salo, ivaze nziza cyane. Niyo mpamvu nabateguriye iki kiganiro. Turaza kwifashisha rero iki kiringiti cya rufuku nk'uko muri kukibona cyashaje, noneho tuze kwifashisha amazi, muri kuyabona arimo ahangaha. Noneho ndaza kwifashisha na sima yanjye, turaza kwifashisha sima, nta kindi, tuze kwifashisha n'umukasi kugira ngo tuze gukata. Aho ndaza kubereka biraba ngombwa ko tuza kuwukoresha. Rero muze kubana natwe muri iki kiganiro, mbabara wowe uze kukireba ukirangize. Ntekereza ko hari ubwenge buri buze kuva aho, kugira ngo kandi mbibutsa ko iyi vase ngiye kubereka ni ivaze idapima ibiro byinshi, ni ivaze iba yangushye, ni ivaze udashobora kuvuga ngo ninyigura ngo abana bazayimena. Ntijya imeneka, niyo wakubita hasi ntabwo ijya imeneka. Nicyo cyiza cyayo, ivaze ikoze muri sima mu mwenda ushaje. Rero uze kubana nanjye, uze kureba uburyo ki nkoramo iyi vaze. Kandi ubaye unayishaka waduhamagara, nimero zirahari, tuyitangira ku biciro byo hasi cyane. Noneho ukaba uri n'umukunzi wacu warakanze subscribe, ibiciro bitabigabanuka ako kanya. Reka rero dutangire mbereke buryo ki tugiye kubigenza. Mbere na mbere tugiye kubanza dufata amazi dushyire muri iyi sima yacu. Ugenda ushyiramo amazi make, ntabwo ufata ngo usukemo uko wiboneye, oya. Reka mbereke buryo ki turabigenza. Fasha amazi mu gikombe, ngiye gusuka muri ya sima yanjye gake mvanga. Noneho ndagenda nongeramo nkurikije, kubera ko ntabwo biba byiza ko sima iba irekuye cyane. Uravanga ku buryo sima iri buze kuba ifashemo gakeya, nibwo ubona resulta nziza, ivaze yawe iba ikomeye. Noneho iyo yoroheje cyane, iyo ushyizemo amazi menshi, bituma ivaze yawe ita ubukomere, iba idakomeye. Murabona ko ndimo ndayivanga. Wirinda kuvangisha intoki kuko sima yangiza intoki. Ubaye ufite ga nibwo wakoreshamo intoki, ariko nanjye ndaza kuza gukoreshamo intoki. Nta kundi, ubanza wisigaho utuvuta dukeya, ariko n'ubundi ntabwo byatuma itagufata. Ariko ubaye ufite ga byaba byiza kurushaho. Murabona ko iri kugenda ifata. Ntabwo nshaka kuza kuyikoresha ari amazi, kugira ngo ivaze yanjye izabe ikomeye, ifite inuza, ifite umubiri ukomeye. Muri kubona ko ahangaha hari igiti cyanjye, ndagerageza kukibereka. Ni igiti nyine nakase kugira ngo nzajye nkoreraho amavaze. Noneho murabona nashyizeho indobo kugira ngo nze kwiha forme cyangwa se ishusho y'ivaze yanjye uko nshaka ko iba imeze. Niyo mpamvu nashyizeho iyi ndobo. Noneho nshyiraho iyi sashe kugira ngo igikoresho cyanjye, iyi ndobo, nyikoresha ibindi bintu. Ntabwo nshaka ko ijya yandura ngo ijyeho sima yangirike. Niyo mpamvu nashyizeho ino shashi muri kubona. Noneho tugiye kubanza dushyireho cya kindi giti cyacu, tugishyireho tugipimeho uko kiraba kimeze, uko dushaka ko biraba bimeze, tutari twagishyira muri sima.
ni kugira ngo mbasobanurire akantu ku kandi hato mutabona ko hari ibyo ntababwiye. Turinganizeho neza, turakiringanizaho neza kugira ngo impamvu ngishyizeho ni ukugira ngo tuze kubona ahantu hano hagati tugiye gukata, kuko ivaze uko byamera kose uba ugomba gusiga ahantu amazi ashobora kumanukira, mbese nyine ntiheremo amazi ngo ibe ifunganye ukuntu. Niyo mpamvu tugiye gukata hano hejuru, tugiye gukata aha hejuru kugira ngo haze gusigara ahantu ho kumanukiramo amazi, uteyemo ururabo ruze kubona ukuntu amazi azajya amanukiramo. Tumaze kuhakata hano hejuru, ntukibagirwe kuhakata kugira ngo ivaze yawe utazajya wurihirira nk'ururabo amazi agaheramo, akaba ashobora nyine ntibigende neza. Reka noneho tugiye kugikuraho dushyire muri ya sima yacu. Nagira ngo mbanze mbereke n'aho mbikorera n'uburyo mba nabiteguye. Tugiye gufata cya kiringiti cyacu tugishyire muri ya sima yacu twamaze kuvanga nk'uko mwabibonye. Ufite ga nakwibutsa ko ariyo nziza gukoresha, byarushaho kugenda neza. Ugenda uvanga wumva ko ikiringiti cyawe cyamaze gufata sima neza. Ugenda umenya neza ko hose sima yagiye igera kuri cya kiringiti cyawe. Nk'uko muri kubibona umwenda wacu wanyweye ya sima cyane, uba ugomba kumenya ko hose uhasanjije sima yahageze, umwenda wawe wafashe neza y'amazi arimo sima. Noneho ikigiye gukurikiraho tugiye kuwuterura tuwushyire kuri ya ndobo yacu nk'uko nabiberetse mbere. Noneho iyo umaze kuyishyiraho ureba neza niba iringaniye nk'uko ushaka ko iza kuringanira mbere y'uko utangira kuyiha uko ushaka ko iraba imeze. Urabanza ukareba niba uruhande rwo hirya ruringaniye n'urwo hino, kugira ngo wenda niba ushaka ko bitazareshya nabwo biba ari uburenganzira bwawe, ariko niba ushaka ko bizareshya nabwo ni uburenganzira bwawe. Noneho muri kubona ka kobo nasize hano hejuru ko kugira ngo kazajye gacamo amazi, nabwo ukagerageza kuringaniza kuko ubu ngubu forume uba uri buyihe cyangwa ishusho uba uri buyihe niyo iba izagumana. Niyo mpamvu noneho tugiye kugenda dushyiramo utuntu nk'uko nabitekereje. Washyiramo utwo ushatse bitewe n'uko wumva ubishaka, noneho ukagenda usa nk'ugira gutya. Ivaze yacu nshaka ko iza kuma imeze gutya. Noneho iyo umaze kubigenza gutya, iyo ufite umwenda woroshye ufata, iyo umaze kugerekaho hano hejuru ufite nk'umwenda woroshye, ugerekaho indi kushe cyangwa se wongera kunyanyagizaho akandi gasima ahangaho nk'inyuma. Ariko twebwe kubera ko inuza yacu irakomeye, icyenda twakoresheje cyangwa se ikiringiti cyacu kirakomeye, niyo mpamvu nta yindi sima ndi buze gushyiraho kunyanyagizaho. Rero ubu ngubu tugiye kuyireka gutya, aho uyikoreye uraharekera kugira ngo uze gutegereza. Turaza gutegereza amasaha ubwo ni 12 kugira ngo tube tumenye neza ko ivaze yacu ikomeye. Urategereza amasaha 12 kugira ngo ize kuba yumye. Niyo usanze itumye urategereza, aho kugira ngo uze kuyisiga amarangi idakomeye, ubwo biba birangiye. Niyo mpamvu turategereza ikaba ikomeye neza. Rero reka dutegereze amasaha 12, turagaruka mu kanya tureba uko biraba bimeze. Nari nabibabwiye ubu imaze amasaha 12. Ino vaze yacu murabona ko yumye, irakomeye, muri kubyumva ukuntu imeze, irakomeye, yamaze kuma. Tugiye kuyikura ahangaha noneho tuyishyira ahantu tugiye kuyisigira amarangi kabisa neza. Murabona ko ahantu hose imeze neza, hose harakomeye, hose irakomeye, nta kibazo ifite. Murabona na ya migongo twagiye dushyiramo yose imeze neza kandi nta nubwo iremereye. Reka tuyisige rero, mukomeze mubane natwe. Dukuyemo ya ndobo yacu twari twifashishije, murayibona indobo nari nifashishije ngiyi. Noneho nshyiraho isashe kugira ngo utaza gusa nabi.
ivazi yacu tumaze kuyisiga irangi ry'umweru, twayisize dutegereza amasaha 2 kugira ngo tumenye neza ko iri rangi rya latex ni irangi ryanduza, umuntu abanza kwandurisha ikintu kugira ngo ritegurire irangi risanzwe nyine kugira ngo rifateho neza. Noneho tugiye gushyiraho irangi, noneho nateganyije ko turi buze gusigaho. Gusa amarangi ubaye uyakeneye cyangwa se ni latex ushaka kumenya aho yagurirwa, mbese hari information ushaka ku byerekeranye no gukora iyi vaze, mpamagara isaha iyo ari yo yose. Upfa kuba uri umukunzi wa channel yacu nta kibazo, mpamagara isaha iyo ari yo yose nkubwire buryo ki aho wakura ibikoresho wagiye ubona wenda utabona, ugende utubwira. Ndaza gukoresha ano spray uko muri kuyabona, niyo ndi buze kwifashisha. Muraza kubona ukuntu ivaze yacu irabisa neza. Reka nyisige ubundi tuyirangize. Murabona ko ivaze yacu irarangiye, mwabonye spray nakoresheje ni golden spray. Ushaka uyishaka wambwira nkaza kukurangira ahantu ushaka kuyikura. Urabona ko uyu mutako, iyi vaze niyo utayishyira hanze ngo ushyire mu rurabo, ushobora no kuyitegura muri salo. Hari indabo nzabereka buryo ki bazikora, zikoze mu dukoni tw'imyeyo ushobora gushyira mu nzu, apana indabo zisanzwe, ariko umuntu yarurebera kure akabona ari nk'ururabo rumwe rwo hanze muri nature bisanzwe. Rero mwakurikiye kubana natwe, murabona ko iyi vaze ari nziza cyane, ni nziza cyane. Twayiteye akabara keza, bishyize no muri salo wabona ko ari ivaze nziza nziza igaragara neza. Niba uyikeneye duhamagare, tuzitanga ku biciro byo hasi cyane. Wayishyira mu nzu, washyira muri nature, aho washaka hose twagukorera iyihajya. Kandi noneho n'amasutable akoze muri iyi myenda ishaje nayo turayakora, ameza turayakora. Ubaye ushaka ko tubigukorera watubwira. Rero mwakoze kubana natwe kuri iyi channel ya Keza TV Show. Njye na Josiane Iradukunda. Mukomeze gukanda subscribe, mu likinge, mu sharinge video zacu nimubona ari nziza. Imana ikomeze ibarinde, naho ubutaha muri video itaha. Imana ikomeze ibane namwe, murakoze.